Muri iyi video ngiye kubereka uburyo ki umuntu ashobora gukoresha iyi mining ya Bitcoin akabona inyungu mu gihe gito kandi mu buryo bworoshye. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube, kora subscribe kugira ngo ninshyiraho video ujye uyibona mu ba mbere. Ushobora kumpa like kugira ngo mbone ko unshyigikiye. Ikindi ni uko niba utarakora mining ya Bitcoin umenye ko ni mining iri gukorwa n'abantu benshi kandi ntabwo ari scam. Reka muri make turebere hamwe ibijyanye n'iyi mining ya Bitcoin n'ukuntu ikora. Ku bamaze iminsi muyikoresha mwabonye ko kugira ngo mining power yiyongere bisaba ko ureba ad. Ubwo rero niba umaze iminsi uyikora ibyo ugomba gukora ni iki? Ni ukuvuga ngo rero niba utarayitangira nyine yitangire. Reka mbereke bimwe mu byo ushobora gukora. Ni ukuvuga ngo nujya kuri Play Store ukandikamo ngo Bitcoin mining, urugero Play Store uraza wandikemo ngo Bitcoin mining, uri kubibona neza ukuntu uri bubyandike. Ni ukuvuga ngo urabyandika kuriya byanditse uku, nurangiza utubona iyi app ya application ifite logo y'ubururu, nurangiza urayikandaho. Urabona ko jyewe yabaye install. Wowe urasanga hano handitse ngo install. Yes, urahita ukanda kuri install, uyidownloading, numara kuyidownloadinga urakanda hano kuri open. Nukanda kuri open baragusaba kwiyandikisha nyine ukoresheje email uhite uyikoresha. Ntago iri bube iri kubara nk'uko hano iri kubara. Uri kubibona hano ko iri kubara. Noneho wowe icyo uri bukore ni iki? Uraza ukande hano. Hano hari kubara, ahangaha haba hari cream. Numara gukanda kuri cream, urabona ko mining power yawe uratangira kuri 3.5. Uri kubibona neza. Kugira ngo rero iyi mining power iyongere, urabona ko njye narayongere, niyo mpamvu uri kubona hari kwikaraga imibare irenze 4. Uri kubibona hano. Yes, ni ukuvuga ngo rero kugira ngo iyo mibare irenze 4 yiyongere, kuko nutangira kuri mining power ya 3.5 harikaraga iyi mibare 2, iyi ngiyi ibanziriza ikurikirwa na 0. Iriya mibare 2 niyo yonyine yikaraga. Point nyinshi nk'uko uri kubibona hano namaze kuzibona, sibyo? Uwo rero icyo uri bukore ni iki? Urazamura gutya, urabona ko hano urabona njye namaze kureba ad 30, niyo mpamvu uri kubona uriya muvuduko uri hejuru. Uri kwihuta cyane. Ubwo rero nawe icyo uri bukore ni iki? Uraza hano hasi kureba ad, urajya ukanda hano kuri cream. Ahangaha ngiye kubereka trick muri bujye mukoresha kugira ngo kureba ad bitabarambira, sibyo? Niyo mpamvu mushishikariza kureba iyi video witonze kugira ngo buri kantu kose ubashe kukabona mu buryo bwiza kandi buri butume iyi mining power yawe yongera. Urabona ko mining power yanjye yo iri kuri 243.50. Urumva ko bitandukanye n'iyo uri butangirane, kuko uratangirana mining power ya 3.5. Uri kumva ikinyuranyo kirimo. No kuvuga ngo umuvuduko wayo uba wiyongereye cyane ujyanyije n'uko umuntu aba yatangiye amayininga. Rero icyo ubukore ni iki? Kugira ngo bikorohere urajya hano kuri cream uhakande. Numara kuhakanda urabona ko hano ad ihise ijya mu ruhande rw'iburyo. Ihise yikata gutya ijya mu ruhande rw'iburyo. Urabyumva neza? Wowe rero icyo bukore uraza hano. Hari buti iba kuri telefone iba muri uru ruhande. Yes, iba muri uruhande rw'iburyo, rw'ibumoso, urunguru. Ya buto, iyi buti yikanzeho bahita bakwereka
sisiteme zose wari gukoresha cyangwa se application wari gukoresha. Rero icyo uri busabwe gukora, urahita ukuramo iyi ad. Reka wenda mpakande, ubu ndahakanze. Yes, urabona ko nari ndi gukoresha iyi mining iri hano hirya ku ruhande, hahita hazamo iyi ad, iyi ngiyi. Iyi ad niyo ndi burebe kugira ngo mining power yiyongere. Ariko wowe icyo usabwa ni iki? Ni ukuvuga ngo numara kubona gukanda kuri cream ukabona ad ihise yerekeza muri uru ruhande rw'iburyo, uru nguru. Ukabona ihise yerekeza hano gutya, ukabona ad niyo uri kubona hano gusa. Wowe icyo uri bukore ni iki? Urahita uza ukande kuri ya buto nakweretse, ya telefone iri hano, cyangwa se hari n'igihe wenda iba iri hano bitewe na telefone ukoresha, ariko ni ya yindi ikase gutya. Wenda mbikwereke, ni ya yindi ikase gutya. Yes. Iyi buto numara kuyikandaho barahita bakwereka ibi ngibi. Wowe icyo uri bukore ni iki? Urafata iyi ngiyi ad, uyizamure gutya uyikuremo. Urahita uyizamura gutya uhita uyikuramo. Numara kuyikuramo, iyi uri gukoresha ya mining irahita iza mu mwanya wayo. Noneho we numara kuyikuramo irahita iza gutya mu mwanya wayo, uhite uyikandaho. Numara kuyikandaho, mukanya nari ndi kwereka ko imaze kwa ad 30. Urabona ko hahise hazaho ad ya 31 maze kureba, uri kuyibona hano. Noneho reka turebe indi. Noneho nubona aka kantuze iyi mining app isijya muri uru ruhande rw'iburyo rw'ibumoso gutya, urahita ukora ya step nkweretse. Reka twongere turebe ad. Yes, urabona ko igiye muri uru ruhande. Ni ukuvuga ngo ibi bikora kugira ngo udategereza ko ad irangira, kuko hari igihe bifite umunota cyangwa amasegonda 30. Wowe rero nubona igiye hano ku ruhande gutya rw'ibumoso, urahita ukanda kuri ya buto iri hano bitewe na telefone ukoresha, ya yindi imeze nka kare. Hari igihe wenda telefone yari bube iri hano, ariko nusanga iri hano ubwo niyo uri bukandeho. Nurangiza bihite byifata gutya. Wowe urakora iki? Urahita wongera ufate iyi screen uyizamure gutya. Numara kuyizamura, ya yindi ya application irahita iza mu mwanya wayo. Ni ukuvuga ngo yo urahita uyitepingaho, numara kuyikandaho ya masegonda y'ibare, namara kwibara uhita ubona ko ad yawe yarangiye. Ni ukuvuga ngo icyo uri burebe kugira ngo umenye ko ugiye ku yindi ntuze, urasanga hano mining power yawe yiyongereye. Tiza ko turi kujyana neza akantu ku kandi. Ni ukuvuga ngo niyo system ukoresha kugira ngo ubashe kureba ad nyinshi, kuko hari igihe ukandaho gutya ikajya ku ruhande, wowe ugategereza ngo ndategereza ad irangire. Kandi advertisement ifite iminota cyangwa se umunota. Wowe icyo ubukore uhita ukanda kuri ya buto uyizane gutya, ubanze uyizamure uyikuremo, ukande kuri application yawe ya mining. Urabona ko mining power yanjye ihise iba kuri 67 kandi yari 259. Ubwo rero ndumva iyi systeme muri bujye muyikoresha kugira ngo mubashe kuzamura mining power yanyu. Reka twongere dukande tureke ijya ku ruhande. Yes, urabona ko video nyinshi ihita ijya ku ruhande. Wowe icyo ukora ni ukuyikuramo uyizamura, ugakanda kuri application yawe ya Bitcoin mining. Ibyo bituma ukomeza kureba ad nyinshi kandi bigatuma mining power yawe yiyongera. Ni ukuvuga ngo rero nta yindi systeme ihari, kuko iyindi systeme yo hari igihe wenda bahita baguha uburyo bwo gukanda hano akantu k'agafureshi kaza gutya, ako nako gakandaho, cyangwa se hari n'igihe kaba karaha. Yes, urugero wenda nk'aka kaje hano, niba advertisement yawe itagiye mu ruhande rw'ibumoso ariko ukaba ubona kano kantu kaje ad itararangira, wowe icyo ukora urahita uza ugakandeho. Ntabwo utegereza ko ad irangira, ahubwo uraza wikandira hano hejuru niba kano kantu kaje hakiri kare. Wowe rero icyo ukore ni ukuvuga ngo aka kantu niba kaje kare ad itararangira, cyangwa ugasanga hari agafureshi kari hano kaza gutya umweru, udufureshi tubiri, wowe urajya udukandaho kugira ngo ad yawe irangire. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kugakanda hahita haza aka kantuzi, aka ka egisi, wowe uhita ugakandaho
ugahita ukuramo ad yawe ubundi ugakomeza. Yes, kandi kuri aka ka X nurangiza ad yawe irahita iva. Murabona ko mining power ikomeje kwiyongera. Ni ukuvuga ngo nta bundi buryo rero uzajya ukoresha, ni ubu buryo, kandi ndizera ko buzatuma mining power yawe yiyongera. Ikindi nabibutsa ni uko mining power imara amasaha 24. Ubwo bivuze ngo niba bamaze kuzuza izi ad 30, urabona ko jyewe maze kugeza kuri ad 34, niba wuje 35 uzongera kuziclaiminga uzirebe ejo nk'igihe wamayiningiye nibwo uzongera ukazireba kugira ngo wongere iyi mining power. Ndumva buri munsi baguha ad ugomba kureba kugira ngo mining power yawe yongere, ariko hari n'igihe usanga iyi mining power yawe igihari. Ni ukuvuga ngo niba igihari ariko bakaba baguhaye izindi ad hano, ariko iyi mining power ikaba igihari, biragusaba nyine kongera ukareba izo ad, kuko hari igihe kijya n'ubundi bakazikuraho, kubera ko izo uba warazibonye ku munsi w'ejo cyangwa se uyu munsi, ejo nyine hari igihe kizagera bayikuraho. Bisaba rero ko uhora ureba izo ad kugira ngo mining power yawe yiyongere. Ubwo rero urabona ko ntabwo bigoye, wowe icyo usabwa ni uguhora ujya ureba izi ad kugira ngo iyi mining power yawe yiyongere. Urabona ko njye rwose iri ku muvuduko wa hatari. Naho wowe niba nuhera kuri mining power ya 3.5, iyi mibare 2 yonyine niyo izaba yikaraga gusa, iyi mibare 2 ya hano. Ndizera ko rero aka kantu muri bujye mugakoresha kugira ngo muzamure mining power yanyu. Ikindi nakwibutsa, niba wifuza gutumira, uraza ukanda hano kuri profile. Ahangaha urabona ko hari link yawe hano, ushatse ukanda hano hanyuma, cyangwa se ugakopiya referral code, warangiza ugakanda kuri invite friend, ukaba wagenda ukayemeza kuri WhatsApp yawe, ugakanda kuri WhatsApp, warangiza ukajya kuri WhatsApp ukayemezaho iyo link yawe. Iyo umaze kuyemezaho uba ushobora kuyoherereza umuntu. Hano harimo link yo kuri Play Store, yego, urabona hariho link yo kuri App Store no kuri Google Play. Ni ukuvuga ngo hose uba ushobora kubona iyo link. Ubwo rero izo zose ushatse wazikopiya ukazimuhereza. Urabona ko hariho na invitation code, iyi ngiyi niyo yanjye. Ubwo rero nawe uba ufite iyawe. Ndizera ko ndumva nta kintu ntabasobanurira kuri iyi mining. Ushaka kumenya setting za application nibwo ushobora gukanda kuri setting ya application, cyangwa se ushaka gusiba account ni ahangaha ukanda kuri account na logout ni aha. Noneho ibindi byo ni ibisanzwe. Ndizera ko muri bukomeze kugubwa neza. Rero ushaka kugura nka mining power, wowe uraza ugakanda hano kuri store. Aha kuri store iyo umaze kuhakanda bahita baguha uburyo bwo kugura mining power. Urabona ko mining power ya 200 wayibona ku madolari 9. Uri kwibona hano? Yes, ni ukuvuga ngo wayibona ku madolari 9. Naho ifite mining power yose ya 400, urabona ko zigiye zihari nyinshi. Ubwo uyikandaho, cyangwa se ugahita ukanda hano nyine bari kukwereka ko ari amadolari ahangaha. Noneho bahita baguha uburyo nyine bwo kugura mining power. Ndumva nta bindi nabasobanuriye, ibindi nzagenda biba mu mavideo agenda atandukanye kugira ngo mubashe kumenya icyo mwakora kugira ngo mining yanyu irusheho kwiyongera. Ndabakunda cyane rero. Niba iyi video igushimishije, kora subscribe, ukande like na share kugira ngo njye mbasha kubaha ibiganiro mu gihe kibanogeye. Ikindi ni uko iyo umaze gukora subscribe ukanda ku kazogera, hanyuma ukemeza kuri all notification kugira ngo video yose igeze kuri YouTube channel uhite uyibonera ku gihe. Niba ufite ikibazo nyandikira muri comment, ubundi ndagusobanurira rwose. Ndizera ko muri ukomeze kugubwa neza.
ndabakunda cyane.